mvugisha dore ubutwari n'ubwawe uje databuja ndakumva databuja ubutwari n'ubwawe ubutunzi n'ubwawe akapu bakavanyemo igikapu cyari kirimo amafaranga ihembe sindibonye nafashe hafi wanjye amaze kwita hasi ndaraje agafungura kureba iryo hembe ahita amukutumye ngo uzongera unyibesha ati wanyibye mu modoka bagize imana uzongera kwibuzambona yanyibiye mu modoka kare wa mugabo aciyeho bagize imana ariko yibye ndetse umuntu ko nta mupata mubonye yibye mu isoko se yibye mu isoko n'umuntu atwaye igikapu kivuyemo ahangaha muri aka gakapu kandi nari ngakeneye nanjye mbese ngafashe none se hanyuma byarangiye gute nyine mbwira uko byagenze yamufatiye mu isoko ari kumwiba we inkuru uko imeze yibye umugabo amuteje ihembe sanze umugore yunamye hasi arimo kugaragurika aka gakapu uko kareba niko kavuyemo icyo gikapu cy'uwo mugabo ibyo bintu mwabibonye koko bakavanyemo igikapu hari ikindi agakapu bakavanyemo igikapu cyari kirimo amafaranga ihembe sindibonye ariko mbonye umuntu yitura hasi arapfukama kandi uriya mukobwa nawe wamubonye yari mwiza ariko ni ukuri aka kantu mfite niko kavuyemo icyo gikapu cyuriya mugabo cyakoze uriya ni umushi nawe mwabibonye ra Yo ndashaka umuntu wabonye neza nari muri ruhande uri mu ruhande yaje abo yakoze ibyagenze gute tubwire niba ari mu ruhande yarafite agafuka kandi ukanzana n'ijya ugafite yifashe hafi wanjye amaze kwita hasi ndaraje agafungura kureba iryo hembe ahita amukutumye ngo uzongera unyibesha ati wanyibye mu modoka niko byagenze none we aravuze ati ubundi we aravuze ati wowe ubwawe ati ubundi we ati munabare ati munabare tigiye bwanjye ati munabare ati n'iby'umuntu ubundi ati wowe yo ndashaka umuntu aruhari neza adusobanurire ukuntu byagenze umuntu aruhari neza umuntu amufasha ari hehe ako ni umuhanga nyuma y'iminota mikeya nk'uko mwabonye amashusho mumaze kureba twagerageje gukurikirana na Dr Kigoma tumusaba ko yaduha ikiganiro kugira ngo amenyeshe neza abanyarwanda ese izi mbaraga akoresha azikura he. nitwa Dr Kigoma, abandi umuvuzi gakondo, abandi umunyagisaka, ariko
ikintu nzira nacyo njye nzira n'igisambo, nzira n'umuntu wambura cyane, nkazira n'umuntu usambana cyane, umuntu uhemuka cyane nzirana nawe. Biriya mubonye njye naje nje mu modoka, nari mu isoko nje gushaka udukweto tw'abana nturutse Nyabugogo, nateze kwasiteri, ndangije noneho igikapu cyanjye cya ruhande rwanjye, agatotsi karamfata kamfashe. Rero igihe ngezeho ngera ngo abagarukiye Kimisagara mba ndikanguye, ndebye iruhande rwanjye igikapu ndakibura. Maze kukibura ndavuga ku mutima wese, se ubundi umuntu unyibye arihimye, ndigendera njya mu isoko. Maze kujya mu isoko nimba afite abavandimwe nabwo atari ko banyibye, barambwira ngo nimba uri umuhanga koko garagaza uwo muntu wakwibye. Mu minota nka 20 ishanga 30 nibwo nagiye kubona mbona umukobwa aje yasaze, yabaye nk'umusazi, yafashe igikapu cyanjye gishyira mu mufuka. Nabisigiye n'ababyeyi banjye, nabisigiye n'ababyeyi banjye. Ndi umuvuzi gakondo, ntabwo ndi umupfumu. Ninjye mwumva ugaruza ibintu byibwe ku bitoki he hose, abagore bafatana basambana ni ngewe muri babariza, ninjye dogiteri Kigoma. Ku muti wa Kinyarwanda, nkoresha umuti wa Kinyarwanda. Mpamagara kuri telefone ari hose ngenda hagera. Nta mperutse na Zambia, na corona yaje ndi Zambia. Ye kuvura nungu mperutse mu Bushinwa, n'ubu mperutse Mozambique. Aba Nigeria barankunda cyane, buri gihe barantegera, nta gihe na kimwe ntajyayo, buri munsi njyayo. Igisambo cyambabaje cyane, yanyibye, abaye nk'uwa kabiri mu gihugu nyibye. Njye nta muntu ujya unyibanga njyameze. We yafashe igikapu cyanjye nsinziriye, ava mu modoka mbere aragenda. None ikintu cyaje kunshimisha nuko ahantu neteguye kujya ariho yansanze. Ngiye kubona numva umuntu yasaza, abantu barahurura, mwabibonaga barahurura cyane, afite inzoka mu kanwa, afite inzoka mu ntoki, ngabonye inzoka, abonye inzoka. Iyo nzoka uko ayibonye rero yakoze mu gikapu zikagiye kureba ibirimo byibwe, igihe yakagiye kureba ibirimo yibye, akubita n'inzoka ayifata mu ntoki. Ko byagenze ubwo rero mbona abantu bahuruye barahamagara kuki na kurya, bitewe n'umuti wanjye ukuntu ubu nkora mu mubiri, nahise menya ahantu ari. Njye nta muntu ujya unyiba njyewe. Njye ndagufasha. Ikintu cya mbere kugomba kwirinda, nimba umuntu akwibye, ujye wirinda umuntu uguhumuriza ngo akugurira akantu, kuko ushobora gusanga yakuguriye akantu, yagurishe byawe ntiyakwibye, akaguramo akantu bigamuta ubupfuye. Ikarume umpamagare wikarume. Ikiriho rero, urashaka imbaraga zanjye zo nkoresha, urazishaka cyangwa nkwereke icyo nkukorera niyo kamera uyive. Kandi mpamagara ababyeyi tuvugane. Databuja mama Kabibanje agena umugore mwiza wa Tanzania, Kigoma kwa Nyirakigaza, kuri Tanganyika Burundi, kuri ari Burundi. Nagira ngo nimba bishoboka mumvugishe ndebe ko hari icyo nabafasha, kuko ndabona bari kumbaza byinshi, ndagira ngo basobanurire. Databuja, ndakumva databuja, ubutware n'ubwawe, ubutunzi n'ubwawe. Nagira ngo umvugishe ibyo mama Kabibanje agena umugore mwiza wa Tanzania, Kigoma kwa Nyirakigaza. Mvugisha ndebe icyo gukora, mvugisha. Mvugisha dore ubutware n'ubwawe, mvugisha. Butuje bagiye guteguza neza kugira ngo tubavugishe. Mama Kabibanje agena umugore mwiza wa Tanzania, Kigoma kwa Nyirakigaza, kuri Tanganyika Burundi, kuri ari Burundi. Nagira ngo utuvugishe nimba bishoboka, ugira icyo watubwira wakoreye uriya muntu. Yego databuja, ubutware n'ubwawe, dore naguhaye inyama samura. Samura databuja, samura.
ntago washimye ngushakira indi samura databuja urebe icyo wamfasha kuko n'ubundi nagushimiye kuko wamfashije banyibye. Yego databuja. Yego databuja. Yego databuja. Yego. 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 Yego databuja. Yego. Yego data. Yego databuja ngaho ugi wawe utuze neza. Ikindi ndakukubwira ngiye mfite ubuhanga bwanjye bwihariye mu kazi nkora ngenda yoborwa. Sinshobora gufata ikintu cy'umuntu ngo nyifate nyishyire mu ntoki mu byo twasezeranye bitabayeho. Icyo gukora ntago kujyana byo gufata ikintu cy'umuntu ugatwara kuryo biri umupango nyine ntago nyikunda. Ugomba kumpa ibyaro uko ibyo twasezeranye byagize ibiki byarangiye. Nimba barakuroze paka hadi sinshobora kukuvura ntarakwereka umuntu ukoroga ngaza gusaba imbabazi akubwira icyo akuzisa. We nukuza niwe uza kugusaba imbabazi. Okay, icyo mbwira abanyarwanda nibirirwa babariza ngo undi Kigoma ninge Kigoma. Hari abantu benshi bibanyiyitirira uko ndeba mu maso ndebe. Hamagara 0788 35 42 87 cyangwa hamagara 0788 34 43 izo nizo nomero zibasha kubonekaho. Yaba ndi hanze y'igihugu ukoresha WhatsApp zanjye zose zirakora. Uhamagara ibyo wumva, inomero wumva ushoboye muri iyo ngiyo umpamagare tuvugane, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp ndi hanze y'igihugu kuko nkunda kujya hanze y'igihugu cyane. No mu Bushinwa ngiye nkabafasha. Cyane cyane hari nk'abakobwa baragumiwe ugasanga umukobwa afite imyaka 30 arambagizwa ari mwiza ateye neza. Dore ko u Rwanda dufite abakobwa beza, ugasanga ntabona umugabo nimba ushobora kuba barakuzinze. Ve tugusuzume turebe yuko koko ibyo uvuga ari ukuri. Nge sinshobora kwemeza 100% yuko wenda waba barakuroze, mbimenya ari uko twagusuzumye. Zirana n'ibisambo cyane. Reba nkura mukobwa unyibye arampimukiye cyane. We yarazi ko yibwe kwa kundi yibwa kuko wumvishe ukuntu yavuze ngo nibye benshi atari ku nguyu arancanze. Umuntu wibwa wese nampamagara tuvugana, haba ku matungo, haba ku nka, haba mu rutoki, haba hehe. Ibintu nagiye nkora mu gihugu hose murabibona. Umugore n'umugabo bafatanye basambana mwarabibonye. Hari ibyabereye Kayonza, hari ibyabereye hano shaje niho natangiriye akazi, hari ibyabereye Karama, hari n'ibyo nakoreye muri Kenya Nairobi. Ninjye wabikoze. Ugasanga umuntu ikintu kimbabaza ni ikintu kimwe, kuba wumvikanye n'umuntu ibyo musezerana yarangiza kuguhemukira nicyo kintu kimbabaza. Unshakisha wese ni 0788 35 42 87. Indi nanone ni 0788 34 43 91. Banyita Dogiteri Kigoma. Hari abantu benshi bari kunyitirira, banza umpamagara umvugishe, cyangwa ujye kuri YouTube wandikaho Dogiteri Kigoma. Nujya kuri YouTube ukandikaho Dogiteri Kigoma urambona. Ubone nomero yanjye ziriho, we kuri guhamagara undi hirya kuko hari abanyitirira bari kuzengereza abantu bakabarira ibyabo ku busa. Bagize imana